Louis Jose ntureba ngiye ushobora kwatakira rimwe abantu batanu nkabakorera kandi nkabemeza bose bakamembera rimwe kandi bakamemba umubyizi urumva rero umuntu w'inyamirambo basha gukora imibyizi itana akayikora umunsi umwe agahembwa n'abantu batanu urumva barenze fata icyansi cyo kwamacyasha mu nka za nta cyandase kandi uvuye no kuzana amata nayibonye fata icyansi ushyire mu cyamakasha mu nka za kamamasha oya fata icyansi cyo kwamacyasha mu nka za nta cyandase fata icyansi ujye kamakansa mu nka za cyakandase ni umuryango wagize ibibazo mu kanya wari urimo guhuruza umuryango wa birayi muramenyesha bijumbu tutemo ibigori na mugero tutemo mugo nako mafiti itari imana ku isa 5 n'igice zize gisitepa no kumanda makara na babura bigiye ku mafushe rero bakabasabwe kwihutira gutabara kuko umusoso asigaye wenyine umuhango wo kumushyingura rero uraza kubera ngo mu karere ka Gifu umurenge wa Menyo akagari ka Rurimi umudugudu cutting finger razor blade. Cutting finger is the cutter of finger or pukongri. Jesus is Lord. Yes, let's go. Tugenda tureba byinshi bitandukanye muri street za Nyamirambo cyari kumwe na Presenter Pride. Yes, Presenter Pride hani World Entertainment kugira ngo tugende tureba byinshi bitandukanye bimeze gute. Reka twikomereze muri street za Nyamirambo bimeze gute. Bimeze gute? Arara, mva ahubwo waruncitse nabi cyane bimeze gute? Gahunda ni fresh. Gahunda ni bon. Amakuru se? Ibintu sawa. Bakwitana. Yewe bayita Hassan. Hassan. Uri umwana w'Inyamirambo koko. Ndi umwana Jose. Ngo byifashe gute se? Ibintu n'uburyohe. Kigali ariko ngo ibintu ngo byagenze neza. Ibintu birakaze ahubwo ibintu birakaze. Bikaze gute? Nose ubwo nawe reba icyo cy'ibishyimbo kigura 5. Reba ibirayi icyo kigura 700. Agacupa gutakavuga. Agacupa ko ntareba agacupa ni neza ntago kaba gahenze burya. Buri ibyo ngibyo ko mbere bavuga ko inzoga arizo ziba zihenze cyane. Ubu ngubu none ibiryo nyine nuko wakoze iryoha ziraryoha kandi burya ikintu kiryoha nubwo cyagenze kajana ntago umva ko kiryoha ntago umenye ko gihenda. Mbwira nk'akantu ko hari abantu b'Inyamirambo rutuntu tuba tubaziho. Mbwira nk'akantu ku buryo kagutandukanye n'abandi bantu ngo bava za Gikondo n'ahandi. Mbwira nk'akantu wenda ko kwivuga nkawe kuburyo avuga ati sha mzee Louis Jose kabisa. Louis Jose ntureba ngiye ushobora kwatakira rimwe abantu batanu nkabakorera kandi nkabemeza bose bakamembera rimwe kandi bakamemba umubyizi urumva rero umuntu w'Inyamirambo basha gukora imibyizi itana akayikora umunsi umwe agahembwa n'abantu batanu urumva barenze none wala kubwiza ukuri abantu b'Inyamirambo ni abantu baba batandukanye n'abandi none hari utuntu nshaka kukubaza. Hari utuntu nshaka kukubaza niba kabiri dusanje kabiri ni 4 ubwo kabiri dukubye kabiri ni kangahe? Kabiri dukubye kabiri ni 4. Tekereza kabiri dutangije kabiri ni 4 ubwo kabiri dukubye kabiri ni kangahe? Ni 4 n'ubundi. Nese gatatu dutangijeho gatatu ni kangahe? Ni 6. Ubwo gatatu dukubye gatatu ni kangahe? Ni 9. Aha ubwo noneho none ubwo kabiri dutangije kabiri kangahe? Ni 4. Ubwo kabiri dukubye kabiri ni kangahe? Ni 4. Sharo w'Inyamirambo kabisa. None hari utuntu nshaka kubaza nanone. Hari amagambo ngiye gusubiramo nawe urayasubiramo. Vuga ngo fata icyatsi cyo kamacyasha mu nka za nta cyandase. Ibyo ntago nayibasha. Oya gose. Ibyo byo urumva ntivuga yo no muvuga ntabasha. Ngaho aka kantu naka wenda gerageza turebe. Vuga ngo aha muri bakahabaha kuba haba bahire ntawaha bahire. Yacyo je nanjye reka mbanze reka nkubwire urumva wowe icyo ni kizamene untunguje ariko nanjye nagutunguza ikindi nk'ubwo bitangazo biciye kuri radio kano kanya ntago waryumvishije neza waryumvishije nari yumvishije neza kandi je narisubiramo ntago ngaho risubiremo twombe bavuga nga ni umuryango wagize ibibazo mu kanya urimo guhuruza ngo umuryango wa birayi muramenyesha bijumbu tutemo ibigori na mugero tutemo mugo nako mafiti itari imana ku isa 5 n'igice zize gisitepa no kumanda makara na babura bigiye ku mafushe rero bakabasabwe kwihutira gutabara kuko umusoso asigaye wenyine umuhango wo kumushyingura rero uraza kubera ngo mu karere ka Gifu umurenge wa Menyo akagari ka Rurimi umudugudu ntago mbabarira
niba ari iringara niba ari icyongereza uvuze niba ari kirisa ntabwo Ikinyarwanda cyacu ni Ikinyarwanda cyacu egera hino ubanza ubwira abantu ugasubiremo ako kantu iryo tangazo baryumve ariko nakangubwira yatangaza irahenze urumva ko nawe urumva nyine ko nanjye nkwa kantu uraza kunkubitamo kantu oya aho ngaho ubwo urumva turi gukurikirana bya kizungu none ubundi ngiye nshaka kugira ngo mbabarira ongera usubiramo ako kantu umuryango wa birabimenyesha bijumba utuye mu Gibigori na Mugera utuye mu Magoni nako mafiti yitabye Imana ku isaa 5:30 azize Gistepa no ku muhanda Makara na Mbabura yiko mafurusheti rero bakaba basabwe kwihutira kuza kumutabara kuko masosi yasigaye wenyine umuhango wo kumushyingura uraza kubera mu karere ka Gifu umurenge wa Menyo akagari ka Rurimi umudugudu wa Muhogo naho hafi cyane urumva itangazo nuko ryavugaga muze kwitira gutabara ahubwo kuko dore amasaha yakuze amaze arakoze kudukubita sho ni umusaza w'Nyamirambo nakubwiye yuko tugira hano byose tukabereka vibe zose z'abantu bahanga bimeze gute none dukubisa akantu ka fresh cyaze nose abaratubwiye ariko ngo inaha ngo hava abahanzi ba danje ngiye nshaka kugira ngo noneho umbwire nk'umurongo wa danje wibuka nk'umuhanzi w'inaha wemera umuhanzi w'inaha wemera ni wowe umuhanzi w'inaha nemera ngewe kubera ko nge ndi umuntu nanjye ukunda ibintu by'abahanzi urumva kuko burya kenshi na kenshi urubyiruko nirwo rukunda gukora iyo show y'ubuhanzi urumva ariko ubundi mu by'ukuri ngewe ntabwo mfite ijwi ryo kuririmba ku buryo nasohora ijwi ry'umuhanzi runaka ngo ndirimbe urumva ariko ubundi burya nkunda Knowless cyane Knowless buriya n'ukunda cyane umago yewe nka Pifura cyangwa abandi oya bariya n'abajama nawe uri umujama nawe kandi wasanga mwaranakuranye bamwe muri bo bamwe twarakuranye batura abana hano muri quartier ende mu bana hano hafi barahari beshi cyane Riderman niwe ni hano hepfo gatoya n'abandi basitari beshi cyane batuye hanga bose barahari bose turabanda wana kabisa muzee arakoze cyane kuba akomeje kudukubita sho tugiye kwerekera tugende tureba n'abandi bantu batiye batandukanye hano muri street cyangwa hano mu mihanda ya Nyamirambo imeze gute we go dukomeje mu mihanda ya Nyamirambo cyari kumwe na World Entertainment tugenda tukugezaho byinshi bitandukanye ni street quiz tukaba turi kumwe n'umusore ugiye duhuye nawe turi kugira ngo tuganire nawe ibintu bitandukanye cyane umusore y'amakuru egera hino tuvugana amakuru se bimeze bakwitande bakwita Janvier ko tukubonye hangaha bimeze gute buri mu kazi akazi ariko ngo karaboneka inaha gake akazi karaboneka ariko nta gake ukuntu ugaragara nta kuntu wambwiye ko akazi kaba kataboneka ni gake ntago ari cyane akazi nyine ni gake muri rusange ntaryo ni Janvier mu rugo ni naha cyangwa nuko nawe baraje gushaka amaramuko baraje gushaka amaramuko uzo kurashakira Nyamirambo amateka ya Nyamirambo aya none se nk'abantu bo mu ntara yavuze Nyamirambo bahita babumva iki umva nyine ko ari ahantu harenze Janvier warize ibyo aribyo byose wenda nka primaire wize gukuba sibyo niba kabiri dutangije kabiri ari kane kabiri dukubye kabiri ni kangahe ni kane niba se gatatu dutangije gatatu ni gatandatu gatatu dukubye gatatu ni kangahe ni 9 okay no se Janvier uri kureba South Africa na Africa y'Epfo bitaniye nahonze South Africa na Africa y'Epfo ntago uzi icyo bitandukaniyeho oya gerageza South Africa na Africa y'Epfo wumva bimeze na ahantu habiri hatandukanye gute nyine South Africa iri he Africa y'Epfo iri hagana South Africa y'Epfo iri hepfo South Africa iri ruguru okay ako kantu noneho reka nkubwire akantu ugiye kubwira amagambo rasubiramo subiramo ngo aha muri bakahabaha kuba haba bahire ntawa habahire aha muri bakahabaha kuba haba bahire ntawa habahire bigoyera ntago bigoyera utuntu tworoshye cyane I don't want peace. utuntu tworoshye cyane aha muri bakahabaha kuba haba bahire ntawa habahire
ntabwo nabishobora. oya ugerageze. Okay, ntaribireka nkubwira kandi. Fata icyansi cyo kwamacyasha mu nka za nta cyandasa. I want problems always. Fata icyansi ushyire mu cyamakasha mu nka za kamamasha. Oya. Fata icyansi cyo kwamacyasha mu nka za nta cyandasa. Fata icyansi ujye kamakansa mu nka za cyakandasa. Yes, rekaze cyane Janvier. Aragaze cyane kuba aduhaye umwanya tukaganira nawe. Abandi turagenda tubagezaho byinshi bitandukanye cyane. Reka dukomeze tuganira n'abandi mu bintu byose bice bitandukanye cyane. Janvier. Ewana kwa tatanu bro. Sawa sante sana. Turi kumwe. Yes, reka dukomeze tureba byinshi bitandukanye cyane. Bameze gute? Vibes zihari ni izihe? Let's we go. Wani imihanda ya Nyamirambo ibintu bikaba bikomeye cyane. Twagiye duhura n'abantu benshi batandukanye cyane, ariko turagerageza ibishoboka duhure n'abantu batubwire baduheva cyangwa se tuganire nabo byinshi bitandukanye cyane. Reka dukomeze tureba abantu b'inaha Nyamirambo bimeze gute, biragenda cyangwa. Yes, keep it up, we go. Yeah. Turakomeza tugerageza kabisa. Yes, turi kumwe n'abantu bagiye batandukanye cyane nkuko nabikubwiye, turakomeza tuganira na benshi batandukanye, ariko turagenda tuganira n'ingeri zitandukanye, imyaka itandukanye, kugira ngo twumve muri rusange abantu ibyo baba barize cyangwa se ibyo bagenda bumva koko ibi bintu barabyumva neza. Hano turi kumwe n'undi mwana duhuye nawe, amazina bakwita nde? Cyusa Brian. Cyusa Brian. Yeah. Wiga? Hano Century. Century. Baba Century mu Kinyarwanda bishatse kuvuga? Mu Kinyarwanda bishatse. Mutagatifu cya Karoli Rwanga. Ubwo ni ikigo cya Century. Kigo mutagatifu cyitiriwe Rwanga. Cyitiriwe Rwanga. Shari Rwanga se amateka yuzi cyangwa mwize mukumva Shari Rwanga mu muzihiki? Muziho. Ntabwo yari umukinnyi wa football wa Atari, bimeze gute? Shari Rwanga yari iki? Yari umuntu ukunda gusenga, ukunda no gufasha abandi bantu muri kiliziya. Mbese nicyo kintu umuziho? Nose umuntu kugira ngo mutagatifu nkuko sinzi wenda ko yonje mutagatifu Shari Rwanga biyo bishatse byo kumva ari umuntu wari umeze gute muri rusange? Ari nk'umuntu umeze nk'umupadiri ufasha abantu bose, ari nk'umutagatifu. Wiga mu kangahe? Mu gatandatu. Mu gatandatu nta kuntu waba utazi pollution. What is the pollution? Pollution is adding harmful substances in environment. Yeah. For example? For example, water pollution, air pollution, and so on. Which substances which can harm our environment? Substance. Which can harm our environment? As you said before. Rainfall. Rainfall. Yes. Substance which may harm our environment. Rainfall, is it substance or not? Harm. How? Harm. Destroy, like destroy. Destroy environment. Substance which can destroy environment. Example. Deforestation. What is deforestation? It's cutting trees. Is it cutting trees? Without permission. What is deforestation? Deforestation. It's cutting trees in the forest or everywhere without permission. Do you know about HIV? HIV. Yes. HIV in full words. HIV is human virus. Those things. Don't remember. How you can prevent HIV? Using condoms when you are doing sex, and
Go to the hospital every month if you have affected the HIV, and not sharing materials, metals materials. Which materials that you cannot share when you are use it? Cutting finger, razor blade. Cutting finger. Is the cutter of finger or pukongri. Jesus is Lord. Okay, so what is condom? What's condom? It's something that prevents you AIDS or HIV when you are doing sex. When you are doing sex. Yeah. But is it any ibyo ngibyo urumva ari abana ibyo ngibyo urumva biba bigirwa abana Ariko tuba tugomba kubyiga. Ugomba kubimenya kugira ngo n'ikindi gihe kera wenda ibyo bintu bijya kuba ariko aka kanya ntabwo byemerewe ibyo bintu rwose ntabwo byemerewe. So wize science byo bayita Science. STE gutyo Seti cyangwa magambo arambuye aryo ubwo Science, Environment and Technology. muri Afrika y'Epfo na South Africa bitaniye. South Africa ni igihugu, Rwanda narwo ni igihugu ariko ruherereye muri East Africa. Ubwo nibyo ko mbikeka, ariko na South Africa ya ahantu mu karere nako ka South muri South ya Africa nyine, ariko kaba yitwa South Africa. Icyo gihugu kiyoborwa n'uhe mu president? Perezida ntabwo mwibuka. Abaperezida uzi ni bangahe muri Afrika? Nzi Paul Kagame ayobora Rwanda, na Museveni ayobora Uganda, undi ndamwibagiwe umugore wo mu Tanzania. Ubu nibo perezida bonyine batatuzi. Nimo ndi kwibuka ubu ngubu. Ubu gerageza abandi baperezida mwiza social stade ugeze mu wa gatandatu gerageza. Burundi ntago zo umuntu uyobora se? Burundi afite izina rirerire ntabwo ndi kugira. Nyine gerageza muri rimwe nibura. Cyangwa uvuga undi wari we wese umbwire n'igihugu ayobora. Se n'uruhera. Umubeshyi. Okay, thank you. Sa turi kumwe n'abana tuganira bitandukanye. Ibyo biga se koko babyibuka cyangwa barabyumva neza, ariko twaje kubona yuko mu byukuri nibura hari icyo biga kandi hari icyo bibasigira mu buzima busanzwe. Reka dushimire rya mazina bakwita Cyusa Brian. Reka dushimire Brian, turi kumwe turakomeza tuganira n'abandi batandukanye cyane. Urakoze Brian. Amahoro y'Imana bane nawe. Tagatifu Sharire Rwanga akugenda imbere sibyo? Reka mbashimire cyane mwebwe turi kumwe turi kumwe tuganira n'abantu bagiye batandukanye cyane. Reka mbashimire ibiganiro nk'ibi nakagaruka kuri World Entertainment nkubwira ngo kora subscribe, ariko nyaboneka ushaka amafoto meza yo mu bukwe, video nziza, ushaka ku recording imiziki myiza, uhamagara kuri nimero. Tubafite service nyinshi zitandukanye, wedding coverage, funeral coverage, tubafite abantu bakora ama bride shower, abantu bakora ibindi bikorwa byinshi bitandukanye kabisa muri event management yose, sonorisation turayifite, dufite photography nziza, dufite videography nziza, dufite amakora arashaka gukora ama video, amakora arashaka gukora ama audio, namwe mushaka gukora ama audio, dufite ibintu byinshi bitandukanye cyane. Nkubwira yuko waza ukatuganuka ugamagara izo nimero iko naho ngaho hasi, niba hari inyunganizi, hari igitekerezo, hari ubuhamya, hari amakuru, hari ibindi bintu ushaka kuri service twakubwiye, watuvugisha kuri izo nimero. Kumwe nanjye Pride, iyi ni World Entertainment TV, nk'ibisanzwe kora subscribe na sharing, byose bigere neza. Amahoro y'Imana bane namwe, bingibi nakagaruka.